bitewe n'imibereho nari ndimo kandi noroheje, nibajije uburyo nzarera abo bana, numva birancanze. Noneho n'abambonaga bose baravugaga bati uriya muntu w'umutindi, uriya woroheje, uriya utagira ibyo kurya, bariya bana azabakuza. Ariko meya aravuga ati oya, ntabwo bishoboka. Arababwira ati uwambaye nkawe ninde? Uwambaye ikote nk'irye ninde? Uwambaye inkweto muri mwe ninde ko wazambaye? Mana nkuru, Mana ishobora byose, Mana waremye ijuru n'isi, nongeye kugushima mu izina rya Yesu. Ngushimiye uyu mwanya ubonetse ngiye gutanga ikiganiro. Databuja wera, dufashe mu mwanya turamara, cyane cyane kandi icyo twifuza nuko izina ryawe ryahabwa icyubahiro ku bwacu, kugira ngo ab'isi bose ndetse abantu bose bazumva iki kiganiro bazashime izina ryawe kandi bazifuze gukora umurimo wawe babikunze. Udufashe mu mwanya turamarana, icyubahiro kibi cyawe, kandi dusabye kugira ngo ubushake bwawe bube kuri twe. Sabye gutyo mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Theophile Korana umwete, ndi umukristo. Ngira ngo dusanzwe tubana nk'uko mubizi muri uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana batandukanye, tumenya byinshi Imana idushakaho muri uru rugendo ngo tuzaruhemberwe. Uyu munsi wa none rero nk'uko mubibona imbere yacu hari umuntu w'umugabo, ibigaragara ni umugabo, cyangwa se araza kutwibwira, tubwire byose tumenye uwo ari we. Ndagira ngo mwakire atwibwire, namara kutwibwira tumenye ibyo yaduteganirije uyu munsi. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bigaruka Alex, ndi umugabo nk'uko mubona, ndetse ndi umusaza. Ndubatse rero, mfite umudamu, umukecuru wanjye, dufitanye abana 9. Nkaba ntuye hano mu mudugudu wa Mwurire, mu kagari ka Gatare, murenge wa Ruhango. Nkaba ninjirira ku mudugudu wa Gasovu muri paruwasi ya Runduye. Ubu bahinduye, bavuga ko ari itorero, ubwo ni itorero rya Gasovu, kuko ibyo kuvuga umudugudu ubwo byavuyeho, ni itorero rya Gasovu. Murakoze cyane. Yego, urakoze nawe. Uti nduwi Gasovu, ndi umukristo wawe. Aha, ndagira ngo utuganirire, utubwire ukuntu waje gukizwa, byanyuze mu ihe nzira, kugira ngo n'abatarakira Yesu nk'umwami wabo n'umukiza babashe kumva ko bishoboka. Niba hari ibyo wanyuzemo byabanje kukugora, uraza kubitubwira, kugira ngo n'ababiri mu uyu munsi wa none bagire icyizere cy'uko hari icyo Imana izabakorera. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Ntabwo nakijijwe, ntabwo umuntu avuka yakiriye agakiza, ahubwo narabatijwe, mbatizwa mu mwaka w'1976 ku itariki 12 z'ukwa 12. Ubwo rero nabatijwe ndi umwana muto, ariko nakurikiraga idini rya data, kuko data yari uwo muri ADPR, ari n'umubwiriza butumwa. Bituma rero mbatizwa icyo gihe ndi muto, nkurikiye idini ya papa. Ubwo rero mu kubatizwa, nabatijwe nkurikiye idini ya papa. Ntabwo iby'agakiza nari nzi ibyo ari byo, kwari ukurikira idini gusa. Mu by'ukuri ntabwo numvaga bavuga Yesu, ariko nkumva ko nkurikiye idini gusa ya papa, nkayishyigikira. Ariko Yesu nari ntaramwakira mu bugingo bwanjye.
utarakira Yesu wari ubayeho, turumva wari uri mu idini, birashoboka cyane koko ko umuntu aba mu idini ariko atarakira Yesu. Watubwira ubuzima wari ubayemo icyo gihe uri mu idini gusa utarakira Yesu? Nkiri mu idini gusa ni ukuvuga ngo ibyo abandi bakoraga ibyaha nanjye narabikoraga, nkanywa inzoga, ngatukana. Ese ibyo abapagani bakora, abantu batari bakira Yesu, yari abanyedini, ntacyo babuza gukora ibyaha. Nanjye rero icyo gihe narabikoraga, dore ko nari nkiri na mutoya, ndi umwana. Nuko numvaga ari idini gusa, akaba ari byo binshimishije, ariko Yesu ntamuzi rwose. Uti Yesu ubu ngubu ndamuzi. Ubundi hari imvugo bajya bavuga ngo abantu bavukiye mu miryango ikijijwe ntibakunda guhita bakira agakiza, bibanza kubagora, rimwe na rimwe bagakurira mu rusengero bakibwira ko bakijijwe ariko nyamara batarakizwa. Ndumva nawe ariko byakugendekeye. None uraza kutubwira rero Yesu waje kumwakira ute? Urumva winyweraga inzoga ukumva nta n'icyo bikubwiye, nuko byaje kugenda gute kugira ngo ugire umutima wo kumva none ushatse Yesu? Byaje gute? Byaje mu gihe twajyaga kwiga indirimbo tukiri bato. Nubwo umuntu aba ari umunyedini, hari ijambo riza rikagukubita ku mutima. Icyo gihe rero twajyaga tujya gusenga mu rusengero nyine rwacu hano Gasovu. Noneho twari abana, pasiteri Iyakabumbye akigisha ndetse akagira n'iyerekwa. Ubwo rero hari igihe yajyaga yerekwa ibyacu, rimwe nkumva akoze ku byanjye. Noneho umutima wanjye nkumva ngize ubwoba, ese koko burya abanyabyaha bazashya? Burya abanyabyaha ibihembo byabo ni umuriro w'iteka? Nuko ako karamfata, ariko ntibyambuza kwikomereza iby'idini. Ariko ako kantu k'agashashi kaguma muri njye kugeza mu mwaka wa 1990 mu by'ukuri niho nakiriye Yesu nk'umukiza wanjye. Numva aramfashe, numva ibyo nakoraga byose ndabiretse, ndetse inzoga ndayihana burundu. Numva umwami wanjye aramfashe ku buryo mbere nanyuraga ahantu nkumva inzoga irampumuriye, ariko nkimara gukizwa aho nanyuraga hose, aho bahogoroye numvaga inzoga iri kunuka, bituma nyizinukwa burundu kugeza aya magingo. Nuko rero nakiriye Yesu, ndetse n'ibindi byose numva ndabizinutswe, kandi nawe ambera umukiza. Ubu ndacyakomeje mu rugendo. Ndagira ngo udusobanurire aka kantu, uti wavuye ku nzoga. Uyu munsi wa none tugira abantu benshi ndetse bumva bashaka kuva ku nzoga, ariko bakibaza ukuntu bayivaho, nabo kumva birabagoye cyane. Ndagira ngo utubwire, inzoga warabyutse uhita uyivaho, wagiye mu rusengero baravuze ngo abantu bazacyo, uravuga ati reka nyiveho, byagenze gute? Kuyivaho ntabwo biba umunsi umwe, aryo ushobora kuyivaho wagera ahantu ukumva kakarari karaje. Ariko iyo kaje waramaze kwatura ukihana uti inzoga ndayiretse, no mu mutima wawe bituma ufata icyemezo ukavuga uti inzoga namaze kurahira ko nazayinywa. Icyo gihe iyo wafashe icyemezo ntabwo isubiraho, nubwo akarari kaza. Nirwo rugamba umukristo arwana. Uravuga uti nyinyweye nabacumuye ku Mana, kuko ijisho ry'Imana rireba hose, rireba ibyo ukora wihishe. Iyo wamaze kwemerera Imana rero, ijisho ry'Imana aho waba uri hose, waba wagiye hirya no hino, aho waba uri hose, ijisho ry'Imana riba riri kukureba. Niryo utinya, udatinya amaso y'abantu. Uko ni nako kwihana. Inzoga rero ntabwo wakongera kuyinywa,
waramaze kwemerera Imana kandi ukamenya ko ijisho ry'Imana rikureba aho uri hose. Yego, inzoga ubu bivuyeho rero. Nuko nayivuyeho. Wakira Yesu akubera umwami n'umukiza. Aha, umaze kwakira Yesu rero ndagira ngo utubwire ni buzima ki bwageze muri weho, ni iyihe mpinduka yabayeho umaze kugera muri Yesu? Impinduka yabayeho kuri njye, numvise mu mutima wanjye mfite amahoro, kandi ayo mahoro nari mfite nayifurizaga n'abandi. Nkumva nabana neza n'abaturanyi banjye, nabana neza n'umugore wanjye, n'uwo tuhuye wese nkumva nta mahane nta mushiha mufitiye, nkumva mbese ari umuntu nkanjye, nkumva ikibi namugirira ari nkanjye uba ukigiriye. N'ubwo buzima nabayemo bunejeje bwo muri Yesu, nicyo ngicyo cyahindutse ku mutima wanjye, numvise amahoro ari muri njye. Aha, dukomeje tuganira rero ndagira ngo utubwire burya urugendo rwose aba ari urugendo, habamo ingorane nyinshi, hakabamo n'ibinejeje byinshi. Ndagira ngo utubwire niba hari ikintu cyakugoye muri uru rugendo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana se yarakwiyeretse, byagenze gute mu murimo w'Imana? Ni iyihe ntambwe Imana yaguteje? Utuganirire. Imana yaranyeretse, ariko ndavuga ku byo kubona umugisha w'urubyaro. Imana rero yangiriye neza, impa abana, ariko mu gihe kimwe nabyaye abana b'impanga inshuro ebyiri. Ariko bwa mbere n'Imana yanyeretse cyane. Umudamu yatwaye inda mu buryo bukomeye cyane. Amaze gutwara inda iramurushya, haza kuvukamo abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Bitewe n'imibereho nari ndimo kandi noroheje, nibajije uburyo nzarera abo bana, numva birancanze. Noneho n'abambonaga bose baravugaga bati, uriya muntu w'umutindi, uriya woroheje, uriya utagira ibyo kurya, bariya abana azabakuza. Ariko nsenga Imana, ndavuga nti Imana, ni wowe utanga, ni wowe wabampaye, ndizera ko hari icyo uzakora. Ariko nkiri aho nkishidikanya, naje kumva ko baza gufasha abantu babyaye impanga. Konsiye arambwira ati, wowe ufite ikibazo uzajya ku karere bazagufasha. Yampaye urupapuro arusinyaho, tujyana ku karere ahitwaga kuri komine. Ngezeyo meya aranyitegereza, muhereje urupapuro, arambwira ati, wowe rero ndagusubiza mu kanya, mba wicaye hariya hamwe n'abandi, ikibazo cyawe ndagisubiza mu kanya. Mu gihe rero yasohokaga aje gusubiza ibibazo by'abaturage, ni njye yahereyeho. Avuga ati, wa mugabo waturutse i Gasovu niyegere hano. Naramwegereye, akajya anyegamiza, ariko avuga ijambo rikomeye. Aravuga ati, nimurebe mwese uyu mugabo, ati uyu mugabo ashaka gufashwa da. Abari aho baravuga batese kubera iki? Aravuga ngo nuko yabyaye babiri da. Bose batera hejuru baravuga bati, uwabyaraga babiri kose yarafashwaga, n'undi akwiye gufashwa. Ariko meya aravuga ati, oya,
ntabwo bishoboka. Arababwira ati uwambaye nkawe ninde, uwambaye ikote nk'irye ninde, uwambaye inkweto muri mwe ninde ko wazambaye. Icyo gihe rero bajyaga ku karere cyangwa se ku karere bambaye ibirenge, ariko njye nari nagiye nambaye inkweto nyine akenda nari mfite narakambaye, kuko n'icyo gihe nari ndi umubwirizabutumwa, ntabwo nari kugenda nambaye ibirenge. Namaze kumbwira atyo nabo baramubwira bati ukwiriye, uwo muntu akwiye gufashwa. Aranga, ariko bakomeje kubimuhata, aravuga ati ngewe cyakora nujya gusora uzaze ngo utwerere 100. Twasoraga 400. Naramubwiye nti cyakora bwana meya 100 uzabyihorere nzasora. Ubwo naratashye, icyo kintu ntaha mbabaye, ariko icyo Imana yashakaga kwiyerekana. Imana yashakaga kwiyerekana kuko nabonye ukuboko kwayo. Abana naraje turabarera n'umufasha wanjye, ntabwo twagiye gusabiriza, ariko Imana yarabikoze. Abana barakura, dukoresha amaboko yacu muri iyo bwabaga, ariko Imana niyo yari bifitemo umugambi, irafasha. Abana barakuze, ni abasore, umwe ni umusore undi ni inkumi, ubu bariho. Icyo rero cyaranyeretse Imana ko ikomeye, ndetse cyampaye n'isomo ryo kuvuga ngo burya harya abantu bibwira ko bafashijwe n'abantu kandi ari Imana yabikoze. Ubwo rero harya nari kugerayo iyo fashanyo nayibona ngahora wenda nteze amaboko, cyangwa se nkavuga nti ntabwo nzabaho ndafashijwe, ariko Imana yarabikoze iriyerekana. Abana ntabwo barwaye bwaki, abana ntacyo babuze, abana bakuze neza. Icyo ni ikintu cya mbere nabonye ku Mana. Ikindi cyabayeho muri icyo gihe, nagize ikibazo cy'amafaranga. Nashatse kubona amafaranga, ariko mbura uburyo. Haza umuntu mu rugo aravuga ati ntabwo uzakorera Imana uri umuntu ukennye, kirazira. Ati none ngwino nkujyane ku Karumbi, ahantu bakora amabuye, noneho uzajya ubona amafaranga yo gukoresha umurimo w'Imana. Ariko akibivuga numvaga bitamfasheho, ariko amaze kugenda umutimanama ukomeza kubinyemeza, ati nibyo koko ntabwo wakorera Imana udafite amafaranga. Mbyishyiramo, maze kubyishyiramo mu mutima wanjye numva ko ngiye gukorera amafaranga mu mabuye. Ubwo nabyibajijeho cyane, umunsi nirwa mbyibazaho n'uburyo ngiye kubona amafaranga, tukajya kugura irongi byibuze 50,000. Noneho maze kubyibazaho cyane, burira nijoro ndyamye, Imana iransanga. Numva ijwi rivuga ngo soma muri Mariko igice cya 8 kuwa 36. Haranditswe ngo mbyutse mpasomye sanga handitse ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko akabura ubugingo. Numva iryo jambo rirankubise njya hasi, ndavuga nti Imana, aho kugira ngo nzabure ubugingo ndekera uko ndi. Icyo gihe ndabyibuka hari nijoro nasabye Imana imbabazi, ndavuga ngo indeke kuko nakabije gutekereza cyangwa se kugambirira uwo mugambi Imana itabishaka.
iyo umuntu avuga nk'ibyo rero bamwe baravuga bati ni ubujajwa, abandi bakavuga bati nta kigenda cy'abarokore, ni ukugira ahari ngo abe umunebwe, ariko siko biri. Njye nkunda gukora kandi nkoresha amaboko yanjye. Muri icyo gihe rero icyo cyabaye nanone igihamya cy'uko Imana yafashije, nubwo nari nkeneye amafaranga cyangwa se nari nkeneye ibindi byanteza imbere mu rugo rwanjye ndetse no mu itorero nayoboraga, ariko Imana yari yerekanye. Imana sinajya aho mu mabuye, ndetse n'uwo twari kujyana yagezeyo nawe arahomba, amafaranga yashoye yose arahomba. Shimira Imana rero ko ari umukozi w'umuhanga, kandi uwo yitayeho iramukomeza agakomera. Ubwo rero icyo nacyo cyabaye igitangaza kuri njye, cyatumye nshikama nkorera Imana, kandi na n'ubu nkaba ngikomeje kuyikorera kuko nzi ko ariyo yaremye ijuru n'isi, ikarema n'abantu bose, nanjye ikandema. Nkaba nizera ko izakomeza kumfasha ndetse kugeza nkuwe mu mubiri. Ikindi nakongeraho cyangwa se navuga ni ibyerekeranye n'ivugabutumwa. Kuri njye nabaye umubwirizabutumwa mu cyitwaga ba paruwasi ya Gasovu. Nakoze ku midugudu itandukanye, ariko igihe kigeze biba ngombwa ko ntagikomeje kuba responsable w'umudugudu. Ubwo ndakomeza ninjira muri korali ya Witsemba, ariko mbere yo kwinjira muri korali tukiri mu ivugabutumwa, ndavuga uburyo korali ari umuvugabutumwa, kuko korali yakoze imirimo myinshi tukigera muri paruwase yitwaga Gasovu. Ubwo muri 1993 nibwo paruwase yiswe Gasovu, ariko korali Witsemba yavuze ubutumwa ahantu hatandukanye. Kuva twagera rero muri Gasovu, aho twajyaga hose kuvuna, ari abayobozi ari na korali, twarajyanaga. Twabanje kuvuna umudugudu witwa Muyange, ubu uri muri paruwasi ya Mushubati, muri 1994. Muri 1995 twavunye umudugudu witwa Nyarucundura, uri muri paruwasi ya Rundoyi, ndetse na Ruhombo uri muri paruwasi ya Rundoyi, ndetse tuvuna n'umudugudu wa Rugarambiro uri muri paruwasi ya Mushubati. Aho hose korali Witsemba yajyagayo, ndetse ubutumwa yavugaga mu ndirimbo, haba mu bikoresho yajyaga ijyana, ubutumwa bwakoze ku mitima y'abantu. Byatumye rero nkunda korali ku buryo burenze umutima wanjye, numva nkunze korali ku buryo burenze bitewe n'ubutumwa yavugaga. Nanone twavunye muri uwo mwaka wa 1995, twageze mu murenge wa Gihango cyangwa se gitera Gihango y'icyo gihe. Turi kuvunayo nabwo korali twarajyanaga, tuvuna umudugudu witwa Mukebera. Ubu hari urusengero twararwubatse muri 1996, ubwo narwo ruri muri paruwase ya Mushubati y'ubu. Aho hose rero nabonye ukuboko kw'Imana gukorana
na korali Witsemba bituma nanjye nyiyumvamo igihe cyose. Iyo numvaga umuntu avuga korali nabi numvaga ari nkanjye avuze. Iyo numvaga umuntu ayisebya numvaga ari nkanjye ashebeje. Muri ubwo buryo rero ivugabutumwa korali yarayikoze muri iyo midugudu yose. Ni nako batangaga imisanzu, ni nako batangaga 1/10, ni nako imirimo yo mu itorero bayikoraga, kandi na korali ikarushaho kugura ibyuma. Cyane cyane rero umutima wanjye wagiye muri korali cyane kuva muri 92. Nibwo hari indirimbo yafashije cyane ya korali Witsemba yavugaga ngo inzara ufite n'iyiki mwene data, ngo benshi bagira inzara y'ibyo kurya ngo ariko iy'agakiza ngo ntabwo ijya ibabamo. Iyo ndirimbo niyo yankoze ku mutima cyane, na n'ubu iyo ndirimbo iri mu mutima wanjye. Byatumye nkunda korali Witsemba. Noneho nkimara kuba ntahagarariye umudugudu cyangwa responsable w'umudugudu, ubwo nagize amahirwe yo kwinjira muri korali Witsemba. Ubu nimwo mbarizwa, ni muri iyo korali. Noneho ngezemo nkomezanya nabo, imirimo bakora uko nshobojwe ndayikora, uko imbaraga zanjye zingana niko nkora. Ubwo rero bantu cyangwa se bavandimwe ba Kristo, yemwe bantu namwe mushaka gukorera Imana, namwe mukwiriye kumva ubutumwa bwiza. Ari abo kuri iyo midugudu yose korali yanyuzeho bakaba barumvise ubutumwa bwiza, na n'uyu munsi korali ikaba igihagaze, harimo abasaza ndetse n'abakecuru bagikorera Imana kuva muri 83 kugeza ubu. Navuga ko harimo imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana rero zirimo zirakora, kandi na n'uyu munsi turacyabona Imana ikorana n'abo bantu bari muri korali Witsemba, baba abadamu, baba abagabo, baba urubyiruko rwinjiyemo. Imana iracyakora ibitangaza. Ubwo rero ndashimira Imana cyane, kuko nanjye gihagaze mu buntu bw'Imana. Abenshi twagiye dutangirira rimwe, bamwe bagiye banyura izindi nzira, abandi bagiye bajya mu bisindisha, abandi bagiye batwarwa n'ibindi binezeza by'isi bituma barekura umurimo w'Imana. Icyo nasaba abanyumva namwe banteze amatwi nuko mwajya musenga mugasengera n'abari muri korali Witsemba kugira ngo bakomeze umurimo w'Imana batajegajega, kandi turizera ko Imana izakomeza gufasha abantu bayo ndetse n'abahandi hose bakorera Imana, kuko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Uyikorera wese kandi uwihannye wese akayemera, tubona ko nayo imukunda. Ubwo rero itarobanuye ku butoni, itavuze ngo uyaroroheje, uyarakomeye, izo mbaraga narazibonye, n'abandi bose n'ayandi makorali yose. Ndizera ko Imana izabafasha nibemerera umwami bakagendana nawe, batagendeye ku bushake bwabo, bakagendera ku ijambo ry'Imana. Ndizera ko Imana hari ikizakora ikabagirira neza, nk'uko nanjye yangiriye neza nkaba ngihagaze mu buntu bwayo.
Sinarangiza rero tutaganiriye ku ijambo ry'Imana riboneka hano mu nzandiko Pawulo yanditse, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6. Turasoma hano ku murongo wa 7 ndetse turageza ku murongo w'9. Haranditswe ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Imana idufashe cyane. Aya magambo Pawulo yavuzeho abwira abantu barimo bamuteze amatwi, cyangwa se iri torero ry'Abagalatiya, kugira ngo be gucogora nubwo bakoze ibyiza, be gucogora ahubwo bakora ibyiza, bakomeze bakore neza kugeza igihe bazasarurira ubugingo buhoraho. Natwe rero bene data, icyo nabifuriza bantu b'Imana ba Kristo, namwe abashaka kwakira agakiza n'abandi bakora neza, mwe gucogora gukora neza. Ariko hariya tubonye ko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Imana rero ntabwo inegurizwa izuru, ngo ahubwo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Umuntu ubiba ibyiza, umuntu ubiba urukundo, umuntu ubiba amahoro, umuntu utifuriza mugenzi we ikibi, nawe azasarura ibyiza. Icyo nabifuriza abanteze amatwi nuko namwe nanjye twese twakwiga gukora neza, kuko Imana ntaho wayibeshya. Nkuko nabivuze mu buhamya, Imana irebera hose icyarimwe. Ntabwo wakwishushanya ngo wibwire ko Imana itakureba, ntabwo wakora ibyaha ngo wibwire ko Imana itakureba. Uko waba uri kose, Imana ntinegurizwa izuru, ahubwo Imana icyo ishaka nuko umuntu yakora ibyiza, kuko ijambo ry'Imana ryongeye kutubwira ngo tuzasarura nitutagwa isari. Ubwo rero ndangirije aha, kandi ndifuriza abantu bose abateze amatwi iri jambo ry'Imana ndetse n'iki kiganiro twagiranye, bazifuze kwakira umwami nk'umukiza wabo, kuko iyo Mana ni nziza. Iyo naba kumwe nayo, nanjye mba narapfuye, mba narapfiriye mu byaha. Ariko Imana ishimwe, kuko Yesu ari umukiza wacu, ariwe wampaye agakiza. Nawe azakugirira neza, azaguha agakiza, nawe uzishima. Kandi ibyo mvuga ni ukuri, ntabwo ari amakabya nkuru, kuko ntabwo Imana inegurizwa izuru, nta nubwo irobanura ku butoni. Nkurikije uko narindi, sinari nkwiriye kuvuga ijambo ry'Imana, sinari nkwiriye kuba uw'Imana, sinari nkwiye gukora umurimo w'Imana, kuko nari noroheje cyane hanyuma y'abandi. Ariko Imana yangiriye neza. Nawe rero we kubibira mu mubiri, ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora rero gukora neza, kuko tuzasarura nitutagwa isari. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kwakira
agakiza k'Imana, kandi rwose Imana ibane namwe, ibagirire neza, kandi Imana y'amahoro ibeze rwose, niko Pawulo yavuze, ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri ngo birarindwe, bitazabaho umugayo kugeza igihe umwami Yesu azagarukira. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mana nkuru, Mana igira neza, ndagushimye mu izina rya Yesu, ngushimiye uburyo urinda abantu bawe, ndetse warinze n'itorero ryawe, ndetse warinze na korali Witsemba, nanjye warandinze, twese waraturinze mu ivugabutumwa ryagiye riba. Turizera ko hazaboneka umusaruro, kandi uwo musaruro uzakunezeza Mana yacu. Ngaho Databuja wera, turifuza ko ubushake bwawe bwaba kuri buri wese uzumva iri jambo ryawe, ndetse uzumva iki kiganiro, nawe akaguhindukirira, akagukorera, akareka ibyaha nk'uko nanjye nabikoraga kera, nari idini gusa, ariko maze kukwakira Mwami wacu wangiriye neza, amahoro aza mu mutima wanjye. Nanone ndagushima rero, kandi ngushimiye ibyo wakoze, nkuragije n'ibiri imbere. Ngaho Databuja wera, izina ryawe rishyirwe hejuru, maze abantu waremye natwe duce bugufi, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.